yacu ya kabiri turagaruka ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ni nayo mpamvu turi kumwe na mugenzi wacu Axel. Waramutse? Mwaramutse neza cyane Rusi. Mwaramutse mute Afrika y'Epfo? Afrika y'Epfo twaramutse neza cyane hano muri intara ya Mpumalanga. Akaba ari intara iri muri iki gihugu cya Afrika y'Epfo mu burasirazuba bwacyo. Haramutse akazuba hari urebye igipimo cy'ubushyuhe turi kuri dogere Celsius nka 24 gutyo kuzamura, bitandukanye nuko ku munsi w'ejo byari bimeze, ariko muri rusange twese twaramutse neza. Abari muri delegation y'Amavubi yaje gukina na Afrika y'Epfo muri uyu mukino wa nyuma wo mu matsinda uzaba ku munsi w'ejo Rusi. Navuga ngo ubu ni nabwo tuvuganye nawe, urugendo rwagenze rute? Kuko nyuma yo gukina kuwa gatandatu amasaha mu gitondo nibwo mwahise mutangira urugendo rwabaye amahoro. Se mugezeho niziye gahunda zakurikiyeho kugeza ubu muhagaze mute? Ikirere mwasanze kimeze gute ku buryo umunyarwanda yakumva mood y'abakinnyi n'uburyo biteguye umukino kuri uyu wa kabiri? Urakoze cyane Rusi, nk'uko wari ubivuze twahagurutse ku munsi wo kuwa gatandatu mu masaha y'isa yine hafi saa 5 kubera ko indege yatinzeho iminota mikeya. Hanyuma nibwo twahagurutse rero i Kigali i Kanombe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe tuza i Johannesburg. Rwari urugendo rw'amasaha 3 n'iminota 35, ntago habaye kure cyane. Hanyuma twageze Johannesburg rero nko masaha y'isa 9 birumvikana. Tukihagera abakinnyi bagombaga kwita baruhuka, bahise bajya gucumbika rero kuri hotel yitwa Southern Sun yahariya i Johannesburg. Hanyuma ku munsi w'ejo urumva bacyagera nta myitozo bagombaga gukora, ahubwo icyagombaga kubaho kwari ukuruhuka, bya bindi byo kuvuga ngo decrassage ngo cyangwa se ngo byo gukuramo umunaniro. Abatoza bahisemo kubishyira ku munsi w'ejo bwo ku cyumweru, ubwo navuga ejo hashize nibwo rero bakoze imyitozo yabo nakwita iya mbere. Ni yari imyitozo rero yoroheje birumvikana yo gukuramo uwo munaniro w'urugendo. Ariko ubwo nari nsimbutse gatoya, nuvuga ngo tuva Johannesburg tugera ahangaha Mpumalanga, muri intara ya Mpumalanga, ahangaha muri uyu mujyi wa Mbombela. Ikipe kubera ikibazo cy'indege navuga cyabayeho, ikipe yaje mu byiciro bitatu muri groupe 3. Hari ababanje guhaguruka mu masaha y'isa 3:05, ubwo ryari itsinda rya mbere. Irya kabiri rihaguruka ku isaha y'isa 4 hafi n'iminota nka 15. Hanyuma irindi tsinda rya gatatu rihaguruka ku isaha y'isa 5 n'iminota 5. Habaye ikibazo cy'indege, ntago habonetse indege yahita izanira rimwe abantu bagera hafi muri 45 bari muri delegation y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Haza kubaho arrangement rero birumvikana. Nicyo Desire vice president ushinzwe competition ndetse ufite n'ikipe z'igihugu mu nshingano, nicyo cyatumye aza mbere kwari kugira ngo ategure ibyo byose n'urugendo rurimo. Byaje kugenda neza rero, izo groupe zose navuga ko zahageze amahoro. Abaje mbere bategereje abandi kubera ko guhaguruka Johannesburg za Mpumalanga ntago ari kure, twakoresheje iminota 30 hafi n'5 n'indege. Hanyuma urumva rero ntago habayo gukererwa cyane cyangwa se gutinda. Dusanga rero itsinda rya mbere ryategereje abandi, turahaguruka hanyuma turakomeza, ahubwo kuva ku kibuga cy'indege cya Mpumalanga ahangaha aho bita Mpumalanga Kruger International Airport, harimo urugendo rurerure cyane kubera ko twakoresheje byibuze nk'ibirometero bigera nko kuri 27 hafi 30 kugira ngo tugere ahangaha kuri hotel yitwa Chill Pepper Boutique and Hotel, ari naho ikipe rero y'igihugu icumbitse kugeza magingo ayangaya. Ubwo rero nicyo navuga ku rugendo. Hanyuma nihutishije kugira ngo
nze no kubareka namwe mukomeze n'andi makuru. Uyu munsi gahunda y'uyu munsi uko iteye mu kanya gato cyane nko mu isaha ishize abakinnyi nibwo bafashe amafunguro ya mu gitondo cyangwa se breakfast. Harimo butuvugana rero hagati ya saa 4 kugera ku isaha y'isa 6 abakinnyi baraza kuba bari kumwe n'abaganga aba physiotherapist bariho babakorera massage kugira ngo banonore imitsi. Hanyuma ku isaha y'isa 7 nibwo baza gufata ifunguro rya saa 6 hanyuma bongere baruhuka birumvikana neza cyane. Hanyuma noneho gahunda rero y'imyitozo uko iteye uyu munsi abakinnyi barahaguruka kuri hoteli ku isaha y'isa 11 berekeza kuri Mbombera Stadium. Kuri Mbombera ho bitandukanye n'ahabereye imyitozo ku munsi w'ejo kubera ko ikibuga cy'imyitozo ku munsi w'ejo nyine barabizi ko amasaha 24 ataragera mbere y'umukino ubu utabifitiye uburenganzira. Ejo bakoreyeho bita Ekabokwani training pitch akaba ariho bakoreye imyitozo. Ni kure naho kuva hano kuri hoteli ugera kuri iki kibuga cy'imyitozo ngira ngo abantu bagiye bagikurikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za RBN za Radio Rwanda birumvikana. Ni ikibuga cy'ubwatsi ariko ubwatsi ubona busa nkaho bushaje ukuntu niho bakoreye imyitozo. Ni kure harimo iminota nka 30 kuva kuri hoteli ugerayo. Ariko noneho amakuru mfite nuko ikibuga kiza gukorerwaho imyitozo uyu munsi nacyo kizaberaho umukino ku munsi w'ejo ku Mbombela Stadium. Guhaguruka ngaha kuri hoteli ya Chill Pepper Boutique Hotel ni ibirometero 7 urumva ko ari hafi. Urumva rero ni amahirwe ubwo barahaguruka saa 11 kuri hoteli hanyuma imyitozo iratangira saa 12 ku isaha nyirizina y'umukino ku munsi w'ejo. Hanyuma rero Rusi ngenda nsoza reka ngaruke kuri Kavita mwagiye mubibona ko Kavita ku munsi w'ejo atakoze imyitozo. Mu kanya gato cyane ndonganira na Dr Felix muganga w'ikipe y'igihugu yambwiye ko urebye yagize hamstring yarababaye mu itako ariko yatubwiye ko ari hamstring ibyo bita hamstring grade 1. No kuvuga ngo ntago nka 60% baravuga bati ashobora kuba yagaragara dushobora kuba twakomeza kumukora treatment twakomeza kumwitaho tukamuvura akagaragara ku kigero cya 60%. Ariko ngewe mu byukuri ngitegereje neza ukana bwizo mvune ni ibintu umuntu abamazemo igihe rwose mu kanya gatoya cyane cyangwa no ku munsi w'ejo ubwo tuzaba tugerageza nko gutanga 11 bitewe nuko tuza kubona imyitozo uyu munsi. Kavita ntago ndiho kumubona byoroshye muri 11 ari doubtful nkuko bivuga mu cyongereza ashobora kubanzamo cyangwa se ntabanzemo ariko amahirwe menshi nuko kururira mwanya ashobora kuzakina Kagege cyangwa se Byiringiro Jean Gilbert umusore ukina kuri kabiri mu ikipe ya APR Football Club. Ndumva rero muri make aricyo navuga. Hanyuma kandi uyu munsi haraza no kuba n'ikiganiro n'itangazamakuru birumvikana saa 9 ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo no baza gutangira bakora iyi press conference. Ubwo ni umutoza Hugo Bruce ndetse na kapiteni w'ikipe ya Afrika y'Epfo Ronwen Williams. Baraza kuba bagira byinshi batangaza ku ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo n'uburyo biteguye. Ariko ibiro bivugwa hano muri Afrika y'Epfo mu byukuri baravuga bati twaratunguwe cyane kunganya na ekipe ya Zimbabwe. Twari tuzi ko dutsinda umukino ariko ntago twacika intege. Tugiye kugerageza turebe ko twatsinda u Rwanda hanyuma ibya Nigeria na Benin nabyo bizaba tumenya ibyavuyemo turebe ko hari icyakorwa ariko twebwe twabanje kwitsindira umukino wacu. Ubwo rero niyo nicyo kiganiro n'itangazamakuru kiza kubanza ku isaha y'isa 9 n'igice. Hanyuma ubwo saa 11 haraza kubaho ikiganiro n'itangazamakuru ku nandi rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Umutoza rero Adel Amroshe birumvikana na kapiteni Jihad Bizimana nabo baraza kugira icyo batangariza itangazamakuru riri hano Impumalanga muri Afrika y'Epfo. Rero urebye Rusi numva ari icyo naba mvuze cyane kandi hari ikindi kibazo wambaza ariko wenda akandi kantu nibutse igihugu cya Afrika y'Epfo cyarababaye cyane bijyanye n'uburyo ngo cyakiriwe mu Rwanda kuri wa mukino wabereye Huye.
baravuga bati bo ntago bemera ko imvura yaguye, ni ibitangaza byateye kuri isi, nibwo bwa mbere nakumva abantu bameze gutya. Baravuga ngo ni imvura, ngo nawe ngo namazi, ngo abantu bamenye muri stade ngo babishaka ngo kugira ngo babategure. Icyo ni icyambere. Barongera baravuga bati u Rwanda badukoresheje urugendo rw'amasaha 2 kuva i Kigali tugihuye ngo tuhagera ngo twananiwe, ngo na ahantu ngo kure cyane. Urebye rero aha hantu twaje gukinira hano muri iyi ntara ya Mpumalanga, ni intara nini cyane kubera ko iyi ntara yo ubwayo yonyine iruta u Rwanda, kuko ifite ubuso bwa kilometero kare 76,495. Urumva ikubye u Rwanda hafi gatatu. Ni iki ni igihugu kinini kuko ni igihugu gifite ubuso bwa miliyoni 1,220 hafi na 2 bwa kilometero kare, ndavuga ubuso. Ubwo rero urumva ni ahantu hanini cyane, ni intara iri mu burasirazuba bwa Afrika y'Epfo, Mpumalanga mu Kizuru, binavuga aho izuba rirasira, nyine mu burasirazuba aho izuba rirasira, nicyo bivuga muri rurimi rwabo, muri izindi ndimi zabo gakondo zahanga. Ubwo rero ni ahantu mu by'ukuri kure, urumva ahantu ushobora kuba wakoresha iminota hagati ya 35 na 40 mu ndege bayihuta cyane, ikintu gishobora kuba cyagenda ku isaha ku muvuduko w'ibirometero 600. Urumva ni ahantu kure. Bagerageje kuzana ikipe ahantu hitaruye hatari mu mujyi, udashobora kuba wagira ibindi bintu wenda ubona usanzwe ubona nko mu mujyi utabona abafana, kubera ko abanyarwanda benshi baba Joburg, baba Cape Town, baba za Pretoria. Ahangaha usibye wenda abanyarwanda nka 3 4 turi kumwe ahangaha bagerageje kuduherekeza, ariko nabo baba Johannesburg bo biziye n'imodoka, kubera ko bahagurutse mu masaha y'isambiri bagera ahangaha rwose hafi nka saa 5 saa 6 gutyo, na amasaha 4 kuva Johannesburg zanga Mpumalanga, kubera ko imihanda y'ahangaha ni ama highways, babihuta cyane, usanga umuntu agendera mu 120 nta kibazo kiba gihari. Nabo ngabo rero bahari, ariko uyu ni umujyi ngo uri kugerageza kugenda utera imbere uzamuka ku munsi. Higanjemo urubyiruko rwinshi, nicyo kintu nabashije kwitegereza ku munsi w'ejo turi kujya mu myitozo. Byanze bikunze bitezemo abafana benshi, biganjemo urubyiruko rwinshi cyane. Ubwo rero nicyo navuga. Ubwo nsoza muri icyo kintu cyerekeranye no kunaniza ikipe y'igihugu, ahantu hambere baje gushaka hoteli, nkuko Desire yahoze abituganiriza, Vice President ushinzwe tekinike n'ikipe y'igihugu, yatubwiye ko iyo hoteli bayibimenye. Abayobozi ba hoteli barababwira ngo iyi hoteli ngo ntago mwayiraramo, ngo kubera ko ariyo irimo abasifuzi bazasifura umukino wanyu na Afrika y'Epfo, abasifuzi b'Abanyatunisia bazasifura match bakomoka muri Tunisia ku munsi w'ejo. Baravuga bati rero ntago byashoboka, bati tubarajemo harimo n'abasifuzi ntago byakumvikana neza, ati mushobora no guprofita na kwa mwabaganiriza n'iki, ntago byashoboka. Ariko bakomeje kuza guperereza, baza gusanga naho bahuriye, basanga iyo hoteli mu by'ukuri nta basifuzi barayemo, kwari ukuyimana gusa, kubera ko wenda ariyo yari nziza cyane wenda urebye kuri standard, kuko urumva yo iri nyenyeri 5. Nangaha ni hoteli nziza mu by'ukuri ya class imeze neza, ariko ni ntoya ukuntu urabona isa nkaho ari nshya, ariko service ni nziza, standard nayo ni nziza, ariko yo iri ku rwego nk'urw'inyenyeri enye, inziza kurusha iyi ngiyi. Barayimanye ngo harimo abasifuzi, urumva ntago bashaka ko Amavubi ajya muri comfort cyangwa se abaho neza. Bagomba kuyananiza bishoboka byose kugira ngo nyine aze mu mukino yacanganyukiwe, azaze muri match yacanganyukiwe. Urumva rero ibyo ngibyo bakabishingira ngo kubera uburyo ngo bakiriwe baza mu Rwanda, ariko navuga ko ari iby'umupira nyine n'urwitwazo nta rukundi. Abasore bo bari tayari, bariteguye. Usibye icyo kibazo Kavita yagize, usibye na Nshuti buragize ikibazo cya cheville cyangwa se cyakagomba mbara, ariko nawe ameze neza. Navuga ko abandi bose muri rusange bameze neza, nta kibazo. Rigoga, ubarebye mu maso urabona bafite icyizere cyo gutsinda umukino na Afrika y'Epfo, utitaye kuri zo circonstances zose. bafite icyizere cyane, kubera ko urebye uburyo bariho baganirizwa nk'uko byagenze n'ubushize n'ubundi bari ahangaha batsinda Zimbabwe, nk'uko byagenze bari muri Nigeria. Abayobozi n'ubundi bari ahangaha, Perezida Fabrice ndetse na Vice President Desire bari hano, bari kubaganiriza, bari kucaho ukabona bari kumwe n'abatoza, wakongera ugahindukira ku rundi ruhande ukabona hari abandi bakinnyi bari kuganiramo, biganjemo nyine abakinnyi b'abasiniya, bavuga bati mugerageze mu gushyiramo akabaraga, nubwo
wenda twabuze tike ariko ni ishema n'icyubahiro cy'igihugu muri rusange. Urabona rero bari motive, abayobozi barababwira bati n'ubundi nta kibazo turabashyigikiye ibishoboka byose, nta kibazo rero n'iki na kimwe bafite, biteguye guharanira ishema ry'igihugu. Bari kuvuga yuko iyi Afurika y'Epfo n'ubundi bayitsinze naho bagiye no ku munsi w'ejo bashobora kuyongera noneho iwayo mu rugo. Urakoze cyane Axel, komeze ugubwe neza hakurya iyo. Ndabashimiye cyane Rose, namwe mukomeze kugira umunsi mwiza. Arakoze cyane, ni Axel mugenzi wacu uri kumwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ubuzima bwo muri Afurika y'Epfo abugarutseho bihagije, ariko Amavubi aritegura umukino wo kwishyura n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Mu mukino nyine nk'uko yabivugaga bahinduye bagomba kujya gukinira ibyo byose ngiye navuga ngo intore ntiganya ishakira ibisubizo. Abanyafurika y'Epfo bagira inzika, ndibuka match twakinira bihuye kuko nagize muri stade kare bitotomba bavuga bati baduhaye imodoka itari nziza, urugendo twakoze tuva i Kigali, yewe ngo no kugera ku mazi banyweye ngo ntabwo bayishimiye. Hanyuma rero bibakarusha bagize mu kibuga cyaguyemo imvura, bavuga ko imvura ko yatangiye kugwa na match itaraba. No ngo bari ahantu imvura yaguye bari bahamaze umunsi, bageze ihuye mbere ya match imvura igwa bayireba mu kirere bayireba, ntabwo bayemera. Wende bavuga bati imvura yaguye ntabwo twemera ko ari imvura isanzwe, urumva bakavuga ati namwayigushije. Numvise umuntu uhakana imvura. Imvura uziko na match ya kandi force majeure na match ya mbere yo ku Mahoro, na postinze video yo ku Mahoro, match ya APR na Rayon, ibintu nk'ibi. Abanyafurika y'Epfo bari muri comment bavuga ngo ni gute mufite stade nziza gutya mukamwara tujyanye muri karaga stade. Ntabwo bemera ko nyine stade Amahoro yubatswe nyuma, bumva ko yari hari bakayimwa ariko hejuru y'ibyo byose ariko nibiza kubuza ko umukino ukinwa uzakinwa ku munsi w'ejo. Amakuru ari kuva muri Afurika y'Epfo Rugaju nuko Kavita Mabaya Fanuel ngo harimo ngo na Jean Fanuel yagizemo ka hamstring, ari kutubwira ko warebesheje amaso ye birashoboka ko ku munsi w'ejo atakina. Akatubwira kuri Nshuti Innocent, ariko abandi bose biteguye gukina uyu mukino. Rugaju igeze gusa n'ubikomozaho tujya gusoza isaha ya mbere, uri kutubwira ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Nubwo nabonye utabihuza cyane n'abakunzi bacu bari kuri YouTube bavuga ko uri kurengera akazi k'umutoza, ahubwo hagomba gushaka umutoza ushoboye kurengera akazi k'umutoza. Akaba se ari ari mwene Rugaju, akaba dufitanye yarashatse nka mushiki wanjye, hari igihe ubona umuntu akaba ari nk'umuntu wenda wambwiye ati nzakujya nk'umutoza wungirije n'impaguma. Tarengera akazi ka Deri ukaba ari gukandira akanyenyeri. Okay, reka tuvuge ko yankandiye akanyenyeri. Ubu muri decision z'abatoza bose babanje duhereye kuri Torsten Spitter. Wavuba Torsten Spitter hari umutoza wabayeho mu Rwanda weruka kutujyana mu gikombe cya Afurika. Oyishwita tujya mu gikombe cya Afurika ubwo na Torsten yarera kankandiye. Reka dusubire na mbere gatoya, ubwo na Mashami yarera kankandiye. Suko abatoza bankanda n'abamakinsiri bose n'abamakinsiri tujya mu gikombe. Logique ni imwe, ntago abantu bumvishe icyo navuze. Ngiye no kujya kuri liste y'abakinnyi Samira Komeza. Yego, kwirukana Dere hakaza undi ibyo si ikibazo, biranoroshye rwose. wanamuha n'amafaranga ye nkuko nayaye McKinstry akagenda. Ibyo si cyo kibazo, ariko kumva yuko uzanye umutoza udafite abakinnyi nicyo kibazo. Sinzi n'abantu bari kumva icyo turi kuvuga. Bivuze ngo nuwo twazanye tumwita umuswa, tuvuga ngo yatoje abana nta mutoza umurimo, yageze atangira gusa n'ukora neza. Ariko ikikwerekanye ko dufite ikibazo aho bikenewe cyane nawe, kubera nyine iyo limiti bayo Libya dutsindiye hano tubura qualification kandi tabonye qualification yo yazanye kipe y'abatanye imyaka 23 niyo bakinishaga. Ubundi mu magambo make uri kureba iyo proof ugiye kubahereza, icyo washatse kwereka abantu
ni uko ikibazo gikomeye dufite atari umutoza dufite ahubwo system ikora strictire abakinnyi systeme voilà dufite system systeme aho dukura abakinnyi kugira ngo baze batange umusaruro buri muntu wese uri kutwumva natubwire agereranyije n'ahantu atuye umwana w'iwabo aho ngaho atuye yanyura he kugira ngo akine umupira w'amaguru barakina se abana barakina ishuri basigaye bakikijwe na jaride ibigo by'ishuri birazicuruza